Uhaye ikaze mu gitaramo aho ugiye gutaramirwa nanjye Intore mu mfura Silent Fire at your mind, a billion African Black Dream, boy and be joy speaker boy alone to make a load of Tokalas Jimus for Mafita antagonist. Kuri iyi myidagaduro Showbiz Live aho tugiye kurebera Showbiz wacu mu Rwanda bihagaze bite, ese hirya gatoya mu mbibi z'u Rwanda rwa Gasabo bihagaze bite mu bijyanye n'imyidagaduro. Kuri uyu munsi wa gatanu w'icyumweru tariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 ngo haye ikaze mu makuru ya Kasas Today ugiye kunogerezwa nanjye ya Ambisant Angel twumvane amakuru y'imyidagaduro. Muri Showbiz Live iwacu mu Rwanda rwose umuhanzi Butera Knowless yongeye gutaramana na Vampino bakoranye indirimbo Byemere yamamaye kuva mu myaka 13 ishize. Hari mu gitaramo yakoreye mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda cyahuje amagana y'abanyarwanda n'abandi basanzwe batuye muri kiriya gihugu. Cyari igitaramo kidasanzwe kuko Butera Knowless yaherukaga muri kiriya gihugu cya Uganda mu myaka 7 ishize. Yataramiye kandi asabana n'abafana be ndetse n'abakunzi b'umuziki we. Ijoro ry'ejo hashize cyabereye kuri Nomad Bar and Grill, ni hoteli nziza cyane yo mu gihugu cya Uganda. Cyari igitaramo cyiza cyane cy'umunyarwandakazi Butera Knowless. Naho kandi ku rutonde rw'abahanzi batanu bakoze ibitaramo byinshi muri uyu mwaka wa 2024 Bruce Melody turi kumusanga ku isonga. No muririmbyi Itahiwacu Blues wamenyekanye nka Bruce Melody ari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakoze ibitaramo byinshi muri uyu mwaka wa 2024, yaba ibyo bakoreye imbere mu gihugu cyangwa se ibyo batumiwemo mu mahanga. 2024 wabaye umwaka udasanzwe ku bahanzi nyarwanda, ahanini biturutse mu kuba hari ibitaramo byinshi bagiye batumirwamo mu bihe bitandukanye kuva muri Mutarama dutangiye umwaka wa 2024 kugeza mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2024. No mwaka wanabaye mwiza biturutse mu kuba warabayemo ibirori bidasanzwe by'irahira ry'umukuru w'igihugu byabanjirijwe n'ibikorwa birenga 20 abahanzi batoranyijwe baririmbyemo mu ntara zigiye zitandukanye z'u Rwanda. Uyu munsi Kasas Today yifatanyije n'inyarwanda igiye kugaruka ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda batanu bakoze ibitaramo byinshi muri uyu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa mbere turi kuhasanga Bruce Melody, aho muri Gashyantare ukwezi kwa kabiri Bruce Melody yaririmbye mu birori bya Rwanda Day byabereye mu mujyi wa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanahawe umwanya wo gutanga ikiganiro yahuriyemo na Claire Akamanzi, umuyobozi mukuru wa NBA Africa, Masai Ujiri washinze umuryango wa Giants of Africa ndetse n'umushoramari Eugene Ubalijoro, abari vice president w'ikigo cya Morrison Coors cyenga ibinyobwa. Iki kiganiro cyiswe iterambere ry'ubukungu binyuze mu mikino n'imyidagaduro, economic development through sports and entertainment. Ni mu gihe Rwanda Day yabaye yubakiye ku nsanganyamatsiko igira iti u Rwanda umurage wacu twese aho turi hose. Nyuma y'ibitaramo bidasanzwe Bruce Melody yakoze akabari nabyo mugira wa mbere muri batanu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Intore Masamba. Ni muri Mutarama mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024 Masamba yakoreye igitaramo gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afashije abanyarwanda batuye muri Georgia muri Atlanta kwinjira neza mu mwaka. Cyari igitaramo cyiza cyane. Umwanya wa gatatu turahasanga Israel Mbonyi, yakoreye igitaramo cy'amateka mu mujyi wa Kampala aho yataramiye abarenga 15,000 bari bateraniye mu kibuga cya Rugogo Cricket Oval. Cyari igitaramo cyiza cyane. Ku mwanya wa kane turahita tuhasanga Butera Knowless. Butera Knowless muri Nyakanga kugeza muri Kanama rumwe mu bahanzi kazi baririmbye mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Paul Kagame mu bice bitandukanye by'igihugu. Ndetse ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Bugesera, Butera Knowless yahawe umwanya agaruka ku gihango afitanye n'inkotanyi n'uburyo yabashije kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Naho ku mwanya wa gatanu turi buhasange Ruti Joel, The Ben ndetse na Kemsol. Aba ngaba banganya umubare w'ibitaramo bakoreye hanze y'igihugu
The Ben niwe muhanzi waririmbye asoza ibirori by'imikino ya Basketball African League byabereye muri BK Arena ku itariki ya mbere Kamena mu mwaka wa 2024. Yanataramanye na Remana Makura mu gitaramo cyabereye i Musanze ku itariki 16 Kanama mu mwaka wa 2024. Ari no ku rutonde rw'abahanzi bitabiriye Rwanda Day yabereye i Washington, naho Kenny Solo we aherutse gukorera ibitaramo bibiri muri Canada byari bigamije kumenyekanisha indirimbo ye nshya yise Fenomeno. Ni ibitaramo byakoreye mu mujyi wa Ottawa ku itariki 15 Ugushyingo 2024. Uyu muhanzi ariko yanaririmbye mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival. Mu bandi bahanzi bataramiye hanze y'u Rwanda barimo Chris Easy utegerejwe mu gitaramo cyo ku itariki 14 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024. Umuhanzi mu njyana gakondo Cyusa Ibrahim nawe arimo cyane wataramiye mu Bwongereza. Christopher nawe uri gukora uruhererekane rw'ibitaramo muri Amerika n'abandi. Ngurwo urutonde twe twaguteguriye muri Showbiz Live mu makuru meza cyane dukesha inyarwanda.com. urutonde rw'abahanzi batanu bakoze ibitaramo byinshi mu mwaka wa 2024, aho ku mwanya wa mbere twasanze Bruce Melody, ku mwanya wa kabiri tuhasanga Intore Masamba, ku mwanya wa gatatu tuhasanga Israel Mbonye, ku mwanya wa kane twahasanze Butera Knowless, naho ku mwanya wa gatanu twahasanze abarenze umwe aribo The Ben, Ruti Joel ndetse na Kenny Solo, naho abandi bo nka Chris Easy na Christopher Muneza nabo baracyarimo barakora amateka yabo muri iyi minsi iri miraza. Ngayo nguko nkwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Wakoze kubana nanjye muri Showbiz Live. Yari Intore mu mfura Silent Fire at your mind a billion African Black Lima boy and be joy speaker boy alone to make a loud of Tokalas Jim Spamafita antagonist Yambi Santi Angel. Ugira umunsi mwiza. Hug life was I am alone.